urubuto birababaza. So abantu bose rero bafite icyo kigeragezo, ni ikigeragezo kubivuga mu munwa biroroshye, ariko kubyakira birakomeye. Hari abahitamo gusenga kuvuga bati kugaragara yuko haba hari rumwe mu bugingo rwangiritse biturutse kuri ya accident kwa kuraswa yagize akiri umusirikare, hanyuma hari urugingo umutsi wangiritse ushobora gutuma atabyara. Unyumvire rero ubwo muri icyo gihe cyose batari bamenye ikibazo, hari uguhuzagurika, kwibaza se bizagenda gute, bizamera gute, ukaho nkazagira icyo nzasiga igasozi. Hati nabyo nkarwana n'umutima ariko bikananira. None inshuti bavandimwe, ikibazo cyanjye ni iki ngiki, nimungire inama. Ndabizi neza ko igihe nzaba ndi kumwe n'uriya muvandimwe tudashobora kubyara, nitangire uriya muntu ubuzima bwanjye bwose, noneho ntinzi uzabanza gupfa ari jye wari nawe, sinzi uzava mu buzima bwanjye. Nzagere gutya ngende uko naje, sinziga imbuto u Rwanda, ngende mu nshyingure birangire. Tubashimire mwebwe mwahisemo gukurikira ikiganiro cyacu kuri Mika TV Show. Turabasuhuje aho muri mwese, turabasuhuje inshuti zacu, inshuti zakadasohoka aho muri mudukurikira. Ngira ngo rero inshuti zacu aho ziri hose, abari mu Uganda, abari muri Amerika, abari Aziya, abari hehe hose mu Burayi, cyane cyane abari hano mu bihugu by'abaturanyi, ndetse hakurya haba za Kongo buvuga ururimi rwacu, abari za Burundi tuvuga ururimi saburiya, turabavandimwe, turabasuhuje mwese. Ngira ngo rero ubushize twarimo tuganira, ariko uyu munsi nkaba nagarutse mbagarukaniye ikintu nshaka ko turi buze kuganiraho. Ngira ngo iyo tuganira dukunda kuganira ku bintu by'umuryango, byubaka umuryango. Rimwe na rimwe rero kubera ko dukora ibiganiro cyane cyane byibanda ku mibereho yacu ya buri munsi nk'abanyarwanda, nk'imiryango, ngira ngo ubundi murabizi ko nkunda gukora iki. Nifuzaga kubaha inkuru, ni inkuru nayo ijyanye n'umuryango. Iyo nkuru rero nkaba nifuzaga, ni umuntu wampamagaye arambwira ati nashimye ibiganiro mukora, nashimye uburyo mwitwara, nashimye uburyo mwinjira mu muryango mukabasha gusesengura ibintu bihabera, mukabasha gutanga n'inama. Ati narabishimye, ati nanjye rero nifuza yuko nkuganiriza, nkakubwira inkuru yanjye, nkakubwira intimba yanjye, kugira ngo ubashe kungira inama y'ikintu ushobora gukora, cyangwa se inkuru yanjye ngiye sinshobora kubasha kujya kuri kamera ngo nyivuge, ariko ndakwinginze iyo nkuru uzayintambukirize kugira ngo umuntu wese ushobora kuzayumva muri comment bazaduhe comment, kugira ngo mbashe kuba wenda byankomeza cyangwa se byanyungura ikindi gitekerezo cy'ukuntu ashobora gukora. Ni umuntu rero navuga, ni umuntu ukuze, ni umuntu uri mu myaka ngira ngo hagati ya 30 na 40. Ariko uwo muntu yarambwiye ati ubuzima bwanjye buteye gutya, njyewe narakuze ndi umukobwa nk'abandi, maze gukura, maze kwiga, naje gushaka nk'abandi bakobwa, ariko mu rushako rwanjye ngira ngo nahahuriye n'ikigeragezo gikomeye, ikigeragezo kugeza kuri aka kanya nananiwe kwakira, kandi igihe cyaransinze kugisohokamo. Ambwira iyo nkuru rero yarambwiye ati jye nashatse nshaka umuntu, uwo muntu yanduta mu myaka, ariko mu kunduta mu myaka ntabwo imyaka ndusha, n'ubundi twarubatse turabanye neza nta kibazo, ariko mu kumushaka, mu gihe uwo muntu namushakaga yagiye ku rugamba
aratabara nk'abandi. Hanyuma mu gihe ari ku rugamba yaje kugira ikibazo, araraswa agira ubukomere butuma ubuzima bwe busa nkaho bugera gute buhinduka, ariko nawe mu buryo atazi. Usibye ubumuga yibonagaho inyuma yagize, kuko yararashwe bifata umugongo, ntabwo agenda neza, ariko ni umuntu yagize iyo handicap physique, ariko mu buryo bw'imitekerereze n'ibindi nta kibazo yigeze agira. Nyuma rero yaje gusezererwa mu gisirikare, ajya mu buzima bwe busanzwe, arakora, atera imbere. Ariko muri icyo gihe cyo kwishaka no kwisana, ubuzima bwari bugoye cyane cyane ko yambwiye yuko nta abavandimwe be bishwe mu gihe cya jenoside, asigara ari wenyine. Ati uwo mugabo wanjye rero twaje kumenyana, arankunda, arandambagiza, arashaka, dukora ubukwe bwiza, hanyuma turabana. Ariko ubu tumaze kubana imyaka iri hejuru ya 15. Muri uko kubana rero namushatse nk'uko abandi bashaka, ngira amahirwe makeya. Uko imyaka yicumaga ndumva dushakana, ikintu ntumaze gushakana twese turabizi, ikintu buri wese yespera ni ukugira gute, ni ukubona urubyaro. Reka nihanganisha abantu bose batarabona urubyaro, kuko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma utarubona, ariko izo mpamvu izo arizo zose zishobora kubaho. Ni ibintu biremera iyo ubona ushatse nk'abandi, ugakora ibyo ugomba gukora nk'abandi, ariko ntubone urubuto, birababaza. Abantu bose rero bafite icyo kigeragezo, ni ikigeragezo kubivuga mu munwa biroroshye, ariko kubyakira birakomeye. Hari abahitamo gusenga, kuvuga bati reka Imana idufashe, twugumye twishyire mu Mana idutwaze iki kigeragezo. Hari n'abandi binanira, bakananirwa kwiyakira, ugasanga yaridoroze, aranywa mu buryo budasanzwe. Hari abandi usanga babaye desequilibre kubera icyo kibazo. Mu buryo ubwo aribwo bwose rero, nubwo kugira ikibazo, nubwo guhura n'icyo kigeragezo, atari uko wakwiyangasha mu bindi byakwangiriza ubuzima, ariko ntibiba byoroshye. Turabihanganishije, turabakomeje, mwumve yuko ibyo ari byo byose ngo nta kigeragezo Imana iha umuntu atabasha kucyitwaramo, atabasha ngo nta musaraba ngo ujyeha umuntu atabasha kuwikorera. Turabihanganishije rero, buri wese ategereze gushaka kw'Imana, kuko Bibiliya itubwira ko urubyaro ari umwandu uva ku Uwiteka. Ntawe ushatse uwo ari we wese aba yumva aricyo agomba kubona, ariko rimwe na rimwe ntabwo ariko bigenda. Kandi no mu buzima tubamo bwa buri munsi, aho tunyura murabizi ko tugenda duhura n'ibintu bitandukanye. Umuntu umwe agakora business igaferinga, undi akagura imodoka ikagonga, kandi yarize ko agiye. Niko ubuzima bumeze rero. Wenda reka ngaruke ku nkuru nyirizina. Umuvandimwe arambwira ati rero umwaka wa mbere ntibyakunze, ntitwabyara. Mu wa kabiri ariko dutangira kwibaza, se ni ikihe kibazo? Ni ibintu bisanzwe. Ati cyane cyane nk'umugore mwe urabyumva, ati burya abagabo hari ukuntu mwikomeza, ariko abagore iyo umaze amezi 2-3 ukabona utarasama, utangira guhinduka, cyane cyane yuko uba wibaza uti se bimeze gute, niki kibitera n'indi. Ati twarabiganiriye n'umugabo, tubanza kujya kwa muganga, dukoresha ibizamini byose bishoboka, turivuza, ariko njyewe nta kibazo na kimwe bansanganaga. N'umugabo mbere ntabwo byabanje kugaragara, ariko parapre haje kugaragara yuko haba hari rumwe mu rugingo rwangiritse biturutse kuri accident, kwa kuraswa yagize akiri umusirikare. Hanyuma hari urugingo, umutsi wangiritse ushobora gutuma atabyara. Unyumvire rero, ubwo muri icyo gihe cyose batari bamenye ikibazo, hari uguhuzagurika, kwibaza se bizagenda gute, bizamera gute.
ariko hakabaho gukomezanya. Umugore atangira no kujya asenga cyane, avuga ati umugabo wanjye ni umuntu witonda, ni umuntu ucisha bugufiya, ni umuntu nkunda, umpa byose bishoboka. Ati we ntabwo agira imbaraga zo gusenga cyane, ariko afite umutima ukomeye kuko nk'umusirikare. Ati kenshi arankomeza, ariko hari ahantu bigera nkumva ngiye gutsindwa. Rero akaba yibaza ikibazo kigera giti, inshuti bavandimwe, nabaye muri icyo kigeragezo maze imyaka 15, hari imyaka nakibayemo igera muri 6 tutaramenya exactement ni ikibazo gihari, niki gituma tutabyara. Kuko murabizi buri muntu wari we wese iyo habayeho ako kabazo habaho gushakisha uburyo bwo kutabyara. So ati rero muri uko kwangirika tumaze kubimenya, twashakishije ikintu icyo ari cyo cyose twakora kugira ngo tubone urubyaro. Ngira ngo hari uburyo bashobora kuba bafata intanga bakaba bazihuza kugira ngo umuntu abyare. Ati nabyo ntabwo bishoboka kuko ahangiritse ni muri ahantu hakorerwa reproduction y'intangangabo. Ni ukuvuga ngo intangangabo abo zose zije zo reproduisa zizari ibihuhwe, kuko hari organe zangiritse zituma umugabo ashobora kubyara. Noneho rero akagira ati ndimukira inama, ndabizi neza ko umugabo wanjye atabyara, ndabizi neza yuko tutazabyara, ariko nkatekereza nkavuga ko mbizi ko ndi muzima mpfe ntabyaye kandi mbizi. Ati icyo kintu kikankomeretsa umutima cyane, akabwo njya kure. Ati usibye ko naje kujya mu gusenga kugira ngo Imana imfashe ngendane n'Imana muri icyo kigeragezo. Cyane cyane n'umugore nawe arambwira ati usibye ko nagize Imana nkarokokana n'abavandimwe banjye bakeya, ariko natwe umuryango wacu warashize, nta muryango tugifite. Hirya hino ba data wacu b'amasenge, data na mama bose barapfuye muri jenoside, sigara na n'abavandimwe 3. Ariko nkibaza ngo nkora iki? Icyambere, uriya mugabo arankunda, ankorera byose. Uriya mugabo ikindi numva nanjye nakamubereye icyuzuzo, kubera nawe nzi icyo gikomera afite, kuko ibyamubayeho bitunguranye, nawe ntiyabihisemo. Ni ubuzima yararimo yitangira igihugu, yararimo akora akazi nk'abandi. Abandi barakitangiye, barahirwa, barabyara, batera imbere, ariko we ntabwo yageze mu mahirwe. Nkabitekereza nk'uko hari abandi baguye ku rugamba, njyewe uyu muntu ngiye kumutererana nzi ko nta n'umuryango afite, mute njye gushaka undi mugabo. Ati icyo ni kimwe mu bibazo njya ngira, nkibaza uyu muntu nimuta ndaba mbaye imfura, ndaba mbaye umuntu. Ese ngubu uyu muntu uko twasezeranye kubana mu buzima bwacu, tukabana mu bibi no mu byiza, tubyaye tutabyaye, uyu muntu ndamutse mutaye, ese Imana yazampa uwo mugisha n'uwo mwana nkamubona kuko naba mpemutse? Icyo ni kimwe. Ati nkongera nkagira ikindi, undi mutima namukambwira ngo ariko se uyu muntu wamufata nkamwicaza, nkamubwira ukuri, nkamwereka ikibazo ko nawe abizi ko gihari, nkamwereka ko nsinzwe, akandekura, nkajya gushakisha nkareba yuko nakongera nkubaka umuryango, nanjye nkagira ikinkomokaho, nkazagira icyo nzasiga igasozi. Ati nabyo nkarwana n'umutima, ariko bikananira. None inshuti bavandimwe, ikibazo cyanjye ni iki ngiki, nimungire inama. Ndabizi neza ko igihe nzaba ndi kumwe n'uriya muvandimwe tudashobora kubyara, nitangire uriya muntu ubuzima bwanjye bwose, noneho ntinzi uzabanza gupfa ari jye wari nawe, sinzi uzava mu buzima bwanjye. Nzagere gutya
ngende uko naje, sinziga imbuto u Rwanda, ngende mu nshyingure birangire, mvuge ko nabaye intwari, nitangira uriya muvandimwe mu buryo bwanjye bwose n'ubuzima bwanjye bwose nabo muhaye, nk'uko n'ubundi umuntu yiha Imana n'undi muntu akagenda agahitamo kwiha Imana bikarangira. Icyo ni kimwe. Kabiri, ese nkora iki ko igikomere cyangwa kikambana ubukombe, ko cyangwa nkagira uburibwe, nkabona abo tungana barabyiruye, nkabona abandi bahita bo batuma jyewe ntawe ngera ntuma, ati nkatekereza se umuryango wacu n'ubundi ko washize, ngumye mbaho muri ubu buzima, nkora iki? Ese nk'uko isezerano ritubwira iyo tugiye gusezerana kuvuga ngo tuzabane mu bino ntatiri iyo ndahiro nagize, nanone musige njye kubyara wenda mbyare ku ruhande. Akongera akavuga ati se ubwo nanagenda nubwo wenda ko ndi mu buzima, ibimenyetso bigaragariza umukobwa cyangwa umudamu yuko ari muzima byose ndabibona, no mu bizamini byose byagiye bikorwa nta kintu kigeze na kimwe kigaragara ko ntafite ubuzima bushobora kubyara. Ariko ngera aho ngaho umutima nama none uko nyokanshura, wagenda bwo wajya gushaka ahandi cyangwa washaka kubyara ntibikunde, waba wahemukiye iki? Waba warahemukiye iki? Ibyo bintu ko ari bitatu bikankubita bikampuriraho. Ariko ati ahari abantu ntihapfa abandi, kandi kujya inama nicyo izi imbuga nkoranyambaga nicyo zibereyeho, social media. Abantu bajya inama, umuntu ikintu akavuga ikintu abandi bakamufasha, kubera yuko ushobora kuvuga iki kintu ari jyewe ukivugiye, igikomere mfite hakaba hari undi wahuye nacyo, cyangwa hakaba hari n'undi ugifite, avuga se ko namenye ko afite ikibazo, kandi noneho ko hari n'abazi ko batabifite, badafite n'ibyo bibazo, bakabamaranye 10, 12 cyangwa 8 cyangwa 5 batarabyara. Ese ubwo ngubwo ntabwo umusaraba Imana impaye singiye gutsindwa, singiye kurambika? Ese nzaba ndi umukristo ko narasenga? Ese ubukristo bwanjye kuko mburambike, nemere mvuge, mfata umwanzuro nk'umwana w'umuntu, mvuge ngo ibyanjye ni ibyanjye, reka menye ibyanjye, njyewe ngende no kwitangira umuntu, ngiye gukora umuryango wanjye. Nawe urabyumva rero, nawe urabitekereza, hita ubitekereza, hita ubyiyumvisha, hita aho uri wowe wumviye inkuru cyangwa uzayumva, wumve iki gikomere umuntu abana nacyo, wumve uburemere bwacyo. Nimba warabyaye ukabuza ukuntu umwana aseka bigashimisha, ukabuza ukuntu umwana agenda akura bigashimisha, ukabugeraho utuma umwana bikagushimisha, ikintu cyose evolution umwana agize, uri umuntu wabyaye igenda ikumarika. Ariko noneho ishyire muri wa mwanya noneho wa muntu utarabyaye, uyu muntu utarabyaye, noneho wumve n'inkuru ye na scenario y'iyo nkuru n'uburyo yubakitse, n'uburyo uwo ari we, amateka ye, ubuzima bwe, noneho n'ikigerageza arimo ubisanishe. Hanyuma uyu muntu, uyu muvandimwe tumuha inama, wamugira ihe nama mu kigerageza arimo. Ese abaye ari wowe wabyitwaramo gute? We aravuga ngo ndatsindwa, nananiwe gufata umwanzuro, ariko mu kigeragezo uno muntu arimo twamugira ihe nama, twamufasha iki? Twamukomeza, twamubwira ngo nagumane n'uriya muntu, twamubwira se ngo nabivemo ajya gushaka undi mugabo arebe ko yabyara, twamugira inama se noneho ngo kuko gusezerana bivuga ngo mu bibi no mu byiza akomeze agire umutima ukomeye, azasaze gutyo, kuko nta cyizere afite ko umugabo we bazabyarana, abizi neza. Inama yawe wamugira ni iyihe? Jewe inama yanjye ku giti cyanjye numvishe inama namugira, ngo ngiye kumubwira yanjye, ngiye kuvuga uko mbyumva nuko mbitekereza, hanyuma nama muhereye ku nama ntanzi muzambwira, muzaduha comment,
kugira ngo uriya muntu nawe, kuko nawe aradukurikira, kugira ngo abashe kumpamagara ambwiriye inkuru, nuko hari indi nkuru yari yaratambutse yari yarumvishije, yaravuga ati aba bantu nanjye bangira inama. Njyewe ndatekereza nkavuga ngo wa muntu we, wa muvandimwe we, wa nshuti we ufite icyo kigeragezo, ufite icyo kibazo, njyewe mbyumva gutya. Uriya muntu utagira umuryango, Imana yaramukweretse kugira ngo aze umubere urubavu kwanza, umubere umugore nawe akubere umugabo. Ntabwo yarazi ko icyo kigeragezo agendana nacyo. Ese iyo batamurasa mbere yuko mubana, bakamurasa nyuma yuko mubana, bwo mwaramaze kubana, wamuta ngo nuko yagize icyo kibazo? Wamuta? Njyewe numva umutima nama wanjye umbwira ngo hoya. Imfura ishinjagira ishira, kandi nubwo agaho kari ku wundi gahandurika, nubwo tuzi gukikira no kubyara icyo bisobanura nk'abantu babyaye, ariko noneho buri muntu uwo ari we wese anyura mu nzira. Ese ko umuntu yiha Imana, tujya tubibona abantu bihaye Imana, akagenda agera hagati, inzira ikamunanira agasubira inyuma, akajya gushaka kandi yarasezeranye kuzakorera Imana ntashake. Ibyo birashoboka. Ariko noneho uwe ntiyihaye Imana, ni ibintu byamubayeho, ni ibintu byamushyikiye nk'uko bidushyikira mu buzima. Yisanga muri iyo situwasiyo, yisanga yaramaze gukunda, yisanga yaramaze gukundwa. Ese uyu muntu wamureka kuko ukajya ugenda ukaryama ugasinzira, ukamwikuramo ukamusiba mu bwonko bwawe bikagukundira? Nshima yuko uvuga yuko uriya muntu nta kibi yigeze akugira, nuba gukunda akwitaho. Ntabwo njyewe ntekereza ko ibyo agukorera ari impongano yuko abizi kutabyara kugira ngo utazamuta, ahubwo niko ateye, niko yavutse. Nawe intimba ufite nawe arayifite. Njye numva nakugira inama yuko uriya muntu utamusiga, numva nakugira inama ko ahubwo uri marayika murinzi Imana yohereje kugira ngo umubere igitambo, umufashe mu buzima, hanyuma uzagende ingororano yawe Imana izaguha iyo yarayiteguye. Kuko nta bantu, ntekereza yuko ntabwo abantu bahura gutyo gusa. Murabizi mu nzira z'urukundo, murabizi mbere yuko umuntu ashaka. Tekereza abakobwa mwamenyanye mbere yuko ushaka, tekereza abakobwa barambagije mbere yuko ushaka. Ese nibo mwabanye? Hari n'uwo mwatandukanye ntacyo mupfuye, hari n'undi mwageze mu nzira ukabona ati ntabwo twashobokana, akanyura nawe ukanyura aha. Nawe wa mukobwa wabitekereze, cyangwa wa mubyeyi we uyu munsi wubatse, utekereze cyagiye umenyana na wa musore bwa mbere, utekereze inzira mwagenze. Ntekereza ko 99% abantu bashakana, ntekereza yuko badashakana n'abantu bakundanye ku nshuro ya mbere. Ndavuga ngo rero iriya parikuri baho, ukamenyana na kanaka mukarekana, ukamenyana na kanaka mukarekana, ukagira gute? Ni kwa gushaka kw'Imana ibigira ngo izaguhe uwawe koko, rwa rubavu rwo mu mbavu zawe, kakagufuka ko mu magufa yawe, akarako ku mara yawe, ibishaka yuko izaguha uwawe. Ni ukuvuga ngo rero jye uko mbyumva, uwawe ni uwawe. Nejo azakora agisida, agira agisida nk'iyo ngiyo, agira ubwo bumuga, mubyaranye umwana umwe wenda, kandi wifuza kubyara 5, ubona ko se uzamuta? Ejo uzagira gutya, agere gutya, Imana imukure mu buzima, agende, usigare wenyine, agusigiye umwana umwe cyangwa 2. Ese babana uzajya kubashakana kuko wifuza kubyara abana 4? Ese ubwo uzaba ubaye inyangamugayo, uzaba ubaye riyo kuri wa muntu? Cyagiye tuzamura akaboko, bya bindi twavugaga tuzaba tubyubahirije. Njye numva inama yanjye namugiriya, inama namuhaye, njye naramubwiye ngo ihangane ubane n'uriya muntu, hanyuma
muzashake umwana, mubiganireho, mushake umwana, yaba uwo mu bavandimwe banyu cyangwa inshuti zanyu, cyangwa se n'undi mwagenda mugakura muri oferina mutazi, cyangwa utazi n'aho akomoka, cyangwa mutazi, muvuge ngo uyu mwana reka tumugire uwacu, natwe tuzamugirireho umugisha nawe utugirireho. Umwana uwo ari we wese ashobora kukubera umwana umubereye umubyeyi. Ntekereza ufashe uwo mwana ukamuzana mu rugo rwawe, ukamurera guhera kuri A kugera kuri Z, ukamugira umuntu. Ntekereza yuko nubwo ataba ari amaraso yawe, mu maraso yawe biologically, ariko mu muryango bari umwana. Tuzi ababyeyi benshi bareze abana b'imfubyi, tuzi abana b'imfubyi babaye mu miryango itari yabo, tuzi abantu bagiye bakora ibintu bikomeye mu buzima bwacu, ariko niki ni kubw'urukundo no kwitanga. Tuzi izo nkotanyi ho zanyuraga, zigenda ziterura abana zibakura mu mirambo, zigera gute, zinyura mu maraso. Izo mbaraga bakoreshaga n'ubwo bwitange n'uwo muhati, kwari kugira ngo arokore jewe nawe, kwari ukugira ngo yongere yubake igihugu, kwari ukugira ngo akure igihugu mu kangaratete, mu menyo ya rubamba, igihe igihugu cyari mu miborogo. Ubwo bwitange bwe, urwo rukundo rwe, izo mbaraga yakoresheje, ibyo byuya yabize, uko guta umuryango we, akagenda agasanga umuryango we warapfuye ukarangira. Imana yamuguhaye n'ishumbushanyo, yari imaze kubona ikibazo afite, yari imaze kubona ukuntu yababaye n'ukuntu yababajwe, yari imaze kubona agahinda n'intimba afite mu mutima kuba atafite, ukamusiga aho ngaho. Hita wumva none igikomere kindi yababonye. Shuti muvandimwe, jewe inama nakugira niyo ngiyo. Jewe numva rwose uyu muvandimwe utakamutereranye, uyu muvandimwe mwakagendanye, umuvandimwe yakazagushajisha cyangwa ukamusajisha, hanyuma ingororano yacu twese iri mu ijuru. Mu isi tugihari ntabwo tuzabura ibigeragezo, mu isi tugihari ntabwo tuzabura ibikomere, ariko ikirushaho kugira ngo umuntu aba afite uburyo Imana yamwubatse n'uburyo na position imuha muri society. Niyo mpamvu usanga umwe aba masera, undi akaba padiri, akagira uburyo atanga inyigisho abantu bakayumvamo, akagira uburyo ahumuriza abantu, akagira uburyo nawe areba rimwe na rimwe akaba yumva yasubira inyuma, ariko agakomeza kubera isezerano yagiranye, we yagize, agatera intambwe akinjira muri iryo sezerano. Nawe wateye intambwe winjira mu isezerano, uzi ko ugiye kubona umugisha, ibyo wifuzaga. Ariko bagenzi, murabizi twese ibyo twifuza siko Imana iduha. Imana ifite uko utanga. So reka rero nje mvuge ngo uyu muvandimwe ndamukomeje, ariko niyihangane, akomere, abe yo ku isezerano yagize, yagiranye n'uriya muntu yo kumutererana. Ni intwari yacu, ni umuntu wamennye amaraso ye, ni umuntu wababaye ku bwa benshi, ni umuntu wigomwe byinshi ku bwa benshi kugera kuri iyi saha. Numva jewe inama namuha ni ukuvuga ngo gumana nawe, ihangane, ubwo niko Imana yabishatse. Ikindi natwe tumube hafi, tumuhe inama, tumwegere, kuko burya nabyo bifasha umuntu kugira ngo yari mu kigeragezo abashe gukomera. Inkomezi zanyu zirakenewe, mwebwe mwumva iki kiganiro, inkomezi zanyu zirakenewe. Muri komenti uyu muntu tumubwire, nibiba ngombwa tuzongere dusubiremo bitewe na komenti, bitewe nuko abantu babibona, tuzongere dukora ikindi kiganiro uyu muntu tugende kuri komenti twabonye, twongere tumuhe indi nama, twongere tumufashe. Ntabwo umuntu umwe yigira, nta muntu wigira inama ari umwe ngo kerekeyo gusara. Kandi umuvandimwe uwo ari we wese yakurema cyangwa yakuremera, umuntu yakubera inshuti, umuntu yagukomeza, umuntu yaguha ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo, uko waba wata, uko kwiheba, ukagaruka, ukagira imbaraga zo gukomeza inzira watangiye. So ni njyewe nawe kuri Mika TV Show, kugira ngo
dufashe uyu muvandimwe tumuha inama kandi tumukomeza.